None turi wa kane Gicurasi, turahimbaza abatagatifu Frorien na mutagatifu Sylvain. Iko nanjye Dani iyo ni Lumen TV. Reka duhure ku mateka ya mutagatifu Frorien wahuye Imana. Mutagatifu Frorien w'Irorishi yavutse ahagana mu mwaka 250 apfa muri 304. Ni umurinzi w'igihugu cya Polonye. Yabayeho mu gihe cy'umwami w'abami witwaga Diocletian, kandi Frorien yari umusirikare akajya n'umwanya ukomeye mu gisirikare cya Roma y'icyo gihe. Yabaga hitwa Norikumu, kandi yayoboraga umutwe w'abasirikare bashinzwe kuzimya umuriro. Bavuga ko mutagatifu Frorien yari umuvandimwe mutagatifu frorien wa Anjou, bavuga ko bombi baba barakuriye hafi y'inkombe z'uruzi rwa Danube. Bakaba ko igihe Perefe Akwiliyani abaciriye urubanza rwo gupfa, Frorien we yarokotse kuryo yitangaza anasezera ku muvandimwe we. Ako mutagatifu Frorien yaba yarigeze kuzimya umuriro wagurumanaga ku nzu yose agasukaho akadomo kamwe k'amazi. Impamvu bakunze kumugaragaza ari kumwe n'umumarayika uri gusuka amazi ku muriro. Mu gihe cye ubwami bwa Roma bwari bwibasiye kurwanya Kristo, bukanabuza ko Kristo bwagera hose. Muri icyo gihe Abanyaroma bohereje umutegetsi witwaga Aquilinus ahitwa Ariakumu mu gihugu cya Autrichia y'ubu kugira ngo atoteze Abakristo kurushaho. Nuko Aquilinus asaba Frorien gutura igitambo cy'igirwamana cy'Abanyaroma. Nuko Frorien wari umukristo arabyanga, nuko arafatwa arakubitwa kandi agirirwa nabi cyane. Bigeze aho bamujugunya mu kiyaga cya Nisi bamuhambiraho ikibuye kinini cyane. Bavuga ko nyuma yaho umugore witwa Valeria yagize inzozi, maze muri izo nzozi Frorien amusaba ko yashyingurwa mu cyubahiro ahantu hakwiye. Bavuga ko umurambo we waba warabanje gushyingurwa mu kigo cy'abihaye Imana cyitiriwe mutagatifu Frorien. Uyu murambo we ukajyanwa ahitwa Linzi. Andi mateka avuga ko umurambo we waba warajyanwe i Roma, nyuma ukajyanwa i Cracovia mu gihugu cya Polonye. Twizihiza mutagatifu Frorien ku itariki ya 4 Gicurasi, ndetse na Papa Yohani Paul wa II yabaye umupadiri muri paruwasi yitiriwe mutagatifu Frorien. Mutagatifu Frorien dusabire.